habagaho no kuganiriza abantu ku muntu wabaye wanyuma mu ishuri. Urumva icyo gihe nakundaga kugenda cyane, noneho kwiga naho simbishyiremo umwanya. Niba ndangije nko tuvuye mu ishuri etide, urumva nabaga ndi kwitegerereza ibindi by'umuziki, ntekereza uburyo nshobora kuzakora umuziki, cyangwa mvuga ati etide irarangira ryari nigendere. Nyine ari ibyo nitekerereza cyane, urumva birangira n'umwanya wa nyuma rwose nkubaye. Ariko icyo gihe nyine ku ishuri bakundaga kutuganira, umuntu wabaga uwa nyuma. Nitanzeho urugero ko mu ishuri wasangaga nkunda gukurikirana gitari cyane no kuririmba, kuko kenshi sinakundaga no kuboneka mu ishuri. Wasangaga rimwe nasibye, ubundi nigendeye, aha umamagaye mu biraka byo ku ishuri nabahitaga, ntago nabaga nkibitekereza, nahitaga nigendera. Urumva niba isomo bize wenda uragiye umaze nk'iminsi 2 wenda wabonye nk'akaraga, icyo gihe se uzaza iryo somo nudafata umwanya wo kuryiga wibwira ko uzarifatira hehe? Cya kintu wafokasinzeho cyane ni icyo ubonamo umusaruro. Gusigasira ibihangano by'abatubanjirije b'abasaza, urumva barakoze, ariko natwe tuba tugomba gushyiraho itafari ryacu kugira ngo bitibagirana, kugira ngo abahanzi ndavugamo mu buryo bubiri. Njyewe abakurikiye Rickson Empire ndabasuhuje, mbifurije kugubwa neza aho muherereye hose. Murabibona rwose ko dutangiranye n'umurya wa gitari, umurya rwose uryoshye. Nkuko bisanzwe uyu muntu muramumenyereye cyane, ariko nkuko yatangiye gucuranga sibyo, reka mpite nkusaba tunakomereza aho aka karirimbo twinjizemo neza tunakumva, ubundi rwose dukomeze ikiganiro cyacu. Wasanze nimereye neza, nigishi iwacu muri komini, ukaza wimejeje neza, n'ababi Kigali nibo bariho, nanga gusanga uwo dusangiye umurimo, ko sinasanga uwo dusangira ingwaha. Noni urururi ngushije ruhabo iyo yazaga imejeje neza, ivatiri nziza n'umushoferi, bibonye sinazuyaza. Umwarimu ndamusezerera, nawe ari wowe mugenzi, ndakurahiye niko wari kubigenza. None umuru uranzuranyokamye iyo ayiwe, none umuru uranzuranyokamye iyo ayiwe. Amareshya mugeni si yamutunga, Arufonsi Bukazandahiro, amasezerano twagiranye, urebe n'impeta twambikanye. Reba iri joro ry'umutamenwa, none ngo nditeme ngende, mbese uko niko kubana, mu byiza no mu byago twarahiriye. Ibuka shenge, ibuka iyo
iyo ayiwe. aha ariko iyo ndirimbo barayitondeye cyane rwose. rero ngaho rero twibwire ubundi twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ndabasuje mwese mukurikiye Rickson Empire, nk'ibisanzwe muri kumwe na Konsole. Konsole umeze ute? Waramutse ute? Ndabona rwose ufite fresheri hirya no hino. Naramutse neza. Urumva noneho uyu munsi nta mbeho ihari. Urumva twe tumaze igihe turi mu gihe cy'imbeho, hako ndabona noneho haramutse neza. Urabona ko rwose umva nta mbeho ihari pe, ibintu ni uburyohe. Abakunzi bawe bahora bagufitiye inyota, bahora bavuga bati uyu mumama ucuranga mu by'ukuri atwibutsa ibihe bya kera, ariko nanone tukumva ari ibintu by'umwihariko cyane kubona umumama ucuranga gitari gutya. Ibi bintu wiyumva ute iyo uri gucuranga? Iyo ndi gucuranga mba numva ndi gukora ibintu byanjye. Ibintu byanjye naruhiye kuva kera, kubera ko urabizi ko nagumije kubivuga kera, ngewe nacuranze nkiri umwana kandi biranangora kugira ngo mbashe kuba nagera kuri ahangaha ngeze, kubera ko byaramvunnye cyane. Uyu mwanya rero iyo ndi kubikora nkacuranga abantu bakabyakira neza, hakuramo umusaruro, ubu nyine ubu ni nk'aho mba ndi mu bisubizo. None se buriya ikibazo cy'amatsiko, ubundi abandi bantu uhita ubona bibanda ku ndirimbo zisanzwe z'abantu bashyashya, wowe ni ukubera iki wumva uhitamo kuvuga ngo reka ncurange Karahanyuze? Karahanyuze ndayikunda, nk'uko ndayikunda pe, kandi ni wo muziki niyumvishijemo cyane, kandi birananshimisha kuba tubasha gusigasira ibihangano by'abatubanjirije b'abasaza. Urumva barakoze, ariko natwe tuba tugomba gushyiraho itafari ryacu kugira ngo bitibagirana, kugira ngo abahanzi bacu batazima, kugira ngo batibagirana. Gusa ko buriya ibindi bihangano bishyashya bigenda biza uba wumva bitandukanye n'ibya kera, ariko nanone umwihariko ugasanga ni uwa kera. Mu by'ukuri ngira ngo ukurikije imbaraga abahanzi ba kera bajyaga bashyira muri ibi bihangano, icya mbere guhimba indirimbo, icya kabiri guhimba incurango, umurya wa gitari, icya gatatu kwandika amagambo no kuyakosora, sibyo? Noneho bikajya no mu gihe noneho cyo kuzirikodinga. Urumva ko ni igihe byabafataga igihe kirekire. Gusa ko ariko buriya amakuru ngenda nkurura, nubwo abenshi wenda mu ba kera bagiye batangira imiziki yabo biga mu mashuri, kubera ko ariho instruments zabonekeraga, ariko noneho ugasanga buriya abenshi mu bahanzi ntago uwakurikiraga gitari wasangaga amanota mu ishuri aba makeya. Iyo kintu kiziho? Oya, ndakizi cyane. None ni ukubera iki ahanini abantu benshi, si no kuvuga ngo abacuranzi gusa, abantu bose b'abanyempano iyo bashyize mu ishuri usanga amanota yo mu ishuri ajya hasi, ariko ubumenyi bwa cya kintu bafiteho impano ukabona kiri gutumbagira. Ni ukubera iki? Urumva nawe impamvu bikunda no kuvugwa cyane kenshi ku bantu baba bafite impano, ugasanga ntabwo bagira amanota menshi mu ishuri. Biterwa n'iki? Burya niba wafokasinze ku kintu nawe, ni urugero, niba uvuze ati wenda ngiye kwiga imibare, cyangwa se uyu mwanya ndafata umwanya nkore tide cyane ku mibare, nige biology, wenda ukabifatira umwanya wawe munini, cyagenda cyeka ugomba kubonamo umusaruro, kubera ko cya kintu nicyo ufokasingaho cyane. Impamvu n'abahanzi benshi cyangwa se abanyempano kenshi usanga bamwe badakunda kubona amanota, usanga hari fame. Icyo ni icya mbere, kwamamara, ubwamamare bwabo bituma wenda harimo bamwe bakunda kurangara, wenda akitwaza kwa kundi yamamaye, wenda kwiga ntabijyemo cyane, agakurikirana iki ya mpano yiwe
ugasanga niyo aho umwanya cyane kurenza kwiga. Niko njye mbibona, kubera ko kenshi nanjye nitanzeho urugero ko mu ishuri wasangaga nkunda gukurikirana gitari cyane no kuririmba, kuko kenshi sinakundaga no kuboneka mu ishuri. Wasangaga rimwe nasibye, ubundi nigendeye aha umamagaye mu biraka byo ku ishuri, nabahitaga ntago nabaga nkibitekereza, nahitaga nigendera. Urumva niba isomo bize wenda uragiye umaze nk'iminsi 2 wenda wabonye nk'akaraka, icyo gihe se uzaza iryo somo nudafata umwanya wo kuryiga wibwira ko uzarifatira hehe? Cya kintu wafokasinzeho cyane nicyo ubonamo umusaruro. Ni nayo mpamvu abantu b'abahanzi usanga benshi uzajya ubabona benshi babigira, hari n'abatoroka bakigira muri studio ugasanga yatorotse mu ishuri yagiye muri studio yagiye gukoresha indirimbo. Ubwo nyine cya gihe niba mu ishuri bari kwigisha wenda biology azayibwirwa n'iki? Niyo mpamvu. Ngaho rero mbwira ukomoje ku kantu uti nanjye ibyambagaho nabona ikiraka cyo kujya gucuranga nkanyaruka nkagenda, urumva nkagera nkacuranga nkazana amafaranga, ariko amasomo rimwe na rimwe nkaba nayakatiye. Ubwo amanota yazaga ahagaze ati niba utatubeshye urumva amanota yazaga ahagaze ati ntabeshye mu ishuri ntago wenda nko muri tronkomeho nta kibazo, ariko nka superieur kuko nakundaga kwigendera cyane niho nashyiragamo imbaraga muri gitari, ntago nakundaga kugira amanota menshi mu ishuri kuko rwose ndibuka n'umwanya wa nyuma narawubaye mu ishuri. Noneho ku ishuri habagaho no kuganiriza abantu ku muntu wabaye wa nyuma mu ishuri. Urumva icyo gihe nakundaga kugenda cyane, noneho kwiga naho simbishyiremo umwanya. Niba ndangije nko tuvuye mu ishuri etide, urumva nabaga ndi kwitegerereza ibindi by'umuziki, ntekereza uburyo nshobora kuzakora umuziki, cyangwa mvuga ati etide irarangira ryari nigendere. Nyine ari ibyo nitekerereza cyane, urumva birangira n'umwanya wa nyuma rwose nkubaye. Ariko icyo gihe nyine ku ishuri bakundaga kutuganira, umuntu wabaga uwa nyuma mu kigo hose bose mwarabateranyaga umuntu wabaye aba nyuma mugakora inama y'abanyuma. Icyo gihe baratuganirije, ariko icyo gihe nese nikubita agashyi ntabwo nongeye kuba uwa nyuma. Ubwo ubaye uwa nyuma hejuru y'umuziki? Ariko ntabwo nakundaga kuboneka cyane, nakundaga kugenda cyane. None se noneho reka duhere kuri iki kintu wenda usa naho kidusobanuriraho. Ubaye uwa nyuma mu ishuri, ariko muri muzika amafaranga ari kwinjira. Reka tubihuze n'abantu biga bamara gusoza amasomo ugasanga ntibakoze ikintu kijyanye n'icyo bigiye. Abenshi ugasanga yize wenda mate physique birangiye agiye gucuruza mituyu. Ugasanga umuntu wenda yize construction, ariko ugasanga aserva muri restaurant. Kandi ugasanga yaragiraga amanota meza mu ishuri. Reka tubihuze nawe, kuba wenda amanota yarabaga makeya ariko gitari yawe kazamuka ukanayibonamo amafaranga, kugira n'aka kanya ukaba uri umucuranzi, hari icyo wicuza kuba wenda amanota yawe yarabaga makeya ku ishuri? Nta na kimwe nicuza, kubera ko njyewe nubwo nabaga ndi kugenda ngira experience. Urumva burya uramutse wize nk'amashanyarazi ukaba wiga ukora ibiraka, utandukanye na wa muntu wicaye mu ishuri akicara mu ishuri wenda akaboroka gusa adafite ahantu ashobora kubikorera. Nuvuga ngo niba kura umuntu wenda bagenda ujya mu kazi, cyangwa se ugenda ureba uko ibintu bimeze, buraba watangiye akazi kawe uba wagatangiye wenda nko mu muziki. Ndebye nk'igihe natangiriye nk'isoko nagiye nkora, cyangwa se ubumenyi nagiye ngira, ni nabwo bwatumye nkomeza kuba nakomeza uyu muziki. Ariko wenda niyo ngenda nkicara cyane mu ishuri, ntago ndi kugumura wenda abanyeshuri, ariko iyo ngenda nkicara mu ishuri gusa wenda nkabatereka mbanze nzarangize kwiga,
wenda nzabona nje mbona kujya gushakisha akazi ka gitari. Hari igihe byari kurangira nta n'ibyo nshatse, kandi urabizi ko buriya mu ishuri niho abantu baba babona umwanya wo kwisanzura. Hari n'igihe urangiza nko mu ishuri wenda uturuka nko mu cyaro, wenda wigiraga nko mu mujyi, ntuzongere no kubona n'itike ikugeza no mu mujyi. Ariko cyagiye wamaze kumenyera, wamaze kumenya quartier, wazimenye, wamenyanye n'abantu, babantu baba bakuzi bakaguhamagara mu gihe urangije nko kwiga, bakavuga ati uri hehe ko tutakubona. Ariko buriya wicaye mu ishuri cyane, wicaye nko mu ishuri, hari igihe nyine uricara ukiga neza, ariko iyo urangije n'icyagiye nyine utangira gutekereza akazi, ukavuga ati none ngiye gukora iki akazi. Akaba ari n'igihe wenda udashobora kubona n'uburyo ako kazi wakabona, kubera ko uba udafite wenda n'ahantu we dushobora guhera. Ako kuno niba warakubaganye ugakubagana ugenda hehe, wenda mwarimu mwarakubitanye imigeri n'ibiki, abayobozi bati wowe waratunabiye ibiki. Ariko mu by'ukuri umuntu abashakisha ubuzima, burya ikintu kikurimo nicyo kiba gituma umuntu agenda bikanarangira kugira ngo urangize kwiga n'undi wenda yarabashije kugera kuri tere azi gushakisha uturaka. Muratandukanye kubera ko wa wundi niba urangije ishuri utarigeze ukubagana na gato ngo ushakishe, hari igihe birangira n'intuze na ka kazi bikunaniye kugashaka utakabonye, cyangwa ukavuga ati reka nizere mu kudepoza, kandi n'akazi nako kagora kuba wakabona. Ubushize watubwiye ko wagize amahirwe yo kujya kwiga mu kigo cy'ishuri rya muzika. Noneho igihe wigaga muri segonderi umuziki ntago wagendaga neza, ariko noneho nyuma urangije kwiga ubasha kujya kwiga noneho mu ishuri rya muzika. Ho amanota yari ameze ati igihe noneho wari wicaye ku ntebe y'ishuri rya muzika, umuziki wakundaga, noneho wicaye ku ntebe y'ishuri noneho rya muzika, ubwo amanota yari ameze ati, cyangwa nabwo n'ubundi waranyarukaga ukajya kwikorera ibiraka? Ndavugamo mu buryo bubiri. Njyewe nigara muri ku ishuri rya muzika nigaga neza rwose, kuko nari mfite amanota yo yari ntago narengaga mu mwanya wa kangahe. Nabaga ntago najyaga mu bacumi, kubera ko ibintu nari ndimo narabikundaga cyane. Ariko bitabu experience nabonye buriya ku kintu kijyanye n'impano biratandukanye. Ushobora kwicara wenda ukaboroka za solfège n'ibiki byose ukabishyira hari ukabikora neza, ariko burari nk'abana nabo twiganaga birirwaga bagenda n'umubazi by'amanota, ariko ukabona muri iyi minsi ahubwo niwe musitari wa danje. Ugasanga nyine we bya biri nakubwiraga wari kujya kwishakira amasoko, ari kujya kwishakira abanyamakuru, avuga ati ngiye niga mu ishuri rya muzika. Urumva we ariyo target yiwe yibereyemo. Uyu mwanya akarangiza ishuri yaramaze kubona isoko, hari n'abandi yaramaze no kubona n'abatera nkunga ahubwo bagomba no kumufasha muri wa muziki we. Mu gihe wewe twebwe hari igihe umuntu yabaga yicaye nko mu ishuri bati reka nicare nige nzashaka akazi ndangije, ugasanga ntago wa wundi wagiye kera gushakisha isoko ntago muhura, ntago bihura rwose. Kuko nko mu ishuri rya muzika ukuntu benshi bigaga nta nubwo babonaga mu kigo, benshi babaga bigene no kureba ku manota cyane, ntabyo babaga bitayeho. Wasangaga nk'umuntu ari nk'umucuranzi azi kuvuza ingoma neza, ako wamubwira ngo curanga vuza solfège ntabe yanayishobora akakwiyorera. Kandi ugasanga ku isoko ry'umuziki ari imbere yamaze we gukora marketing kera. Mugihe abandi bakiri mu bitabo bavuga bati ncurange dore mifaso, we reka weekend ugasanga afite ahantu akorera harenze nka 5. We yamaze kwibonera amafaranga kera, mu gihe uri kwiga uzabona amafaranga, we yamaze kumenya kuyabona kera. So Konsole, ukirangiza kwiga noneho muzika uracuranze, ugeze mu mujyi noneho utangiye kubyaza umusaruro umuziki wawe. Uri mu bantu bitabiriye Battle of the Band kuri Marriott Hotel.
ubwo wibonaga ku rubyiniro rumwe na Symphony muhanganye imbona nkubone sibyo kandi Symphony ari band ikomeye ariko ugahurira nabo ku rubyiniro uvuga uti turahanganya abangaba turebe nanjye kuvuga ngo intuza n'umugabo ariko nyine uvuga uti uyu munsi haracu wambaye wiyumvise uti ni ibisanzwe kubera ko umuziki Symphony ni abanyamuziki nanjye ndi umunyamuziki cyo ni icyambere wenda ikintu tuba turushanwaho hari izina kuba wenda umuntu afite izina kandi ibi byose umuntu nakubwiye umuntu arabiharanira burya izina hari abahanzi benshi baba bazi kuririmba ariko ari underground hakaba n'abandi nabo bazi nabo kuririmba ari abantu wenda bazwi cyane ntabwo biba bivuze ko kuba wenda mwese niba muri abacuranzi ahubwo rya zina hari izina wenda nka Symphony urebye nka bande yacu twakoranye ntabwo yari ifite izina nk'irya Symphony ariko ntabwo byari bivuze ko iyo bande nayo itari izi gucuranga njyewe uko niyumvaga byari ibisanzwe n'indi mu marushanwa nk'uko impamvu nahagiye nuko nari nizeye ko nanjye ndi umucuranzi mwiza okay so Konsole ubundi umuziki wakiza umuntu iki kibazo mbajije subwo okay umuziki wakiza umuntu ahubwo se ni bande udakijije uzareba abacuranzi wenda dutanga urugero duhere ku mucuranzi nubwo waba utazwi abacuranzi benshi usanga n'umucuranzi wenyine cyangwa umuririmbyi utanazwi cyane abasha gukorera amafaranga babandi noneho bazwi cyane usanga amafaranga bakorera nk'abasitari uzareba inzu babamo uzareba imodoka bagendamo urebe n'uburyo basa urumva icyo ni icyambere kikwereka ko umuziki uri no ku rwego ruri hejuru ahubwo kurenza n'ibindi umuziki buriya ugira amafaranga menshi cyane unakijije benshi ahubwo okay so noneho ndagira ngo ushyire umucyo kuri iki kintu ni ukubera iki umuntu wese uri gutangira umuziki iyo ari umukobwa bamwita indaya iyo ari umuhungu bamwita ikirara ubundi ni ukubera iki umuntu wese iyo imaje yo guhita avuga ngo umuntu wese utangiye umuziki byanga bikunze ari kugana inzira y'uburaya cyangwa inzara y'uburara ari kugana inzira y'uburara cyangwa se inzira y'uburaya icyo kintu ubundi gituruka hehe impamvu ndakeka impamvu wenda abantu benshi bakunda kubivuga wenda nk'abahanzi iyo ubaye nk'umuhanzi harimo abantu bakunda kuba yagira ruke iyo umuhanzi agiye ku ruke wenda abahanzi benshi bakunda kwambara utuntu tugufiya kandi urabizi ko abantu benshi baba bambaye nk'utuntu tugufiya nko mu cyaro urabizi uratambuka waturindaye niyo mpamvu rero bamwe bavuga ati wenda ugiye kuba indaya se ugiye kuzajya wambara wenda uzabona nk'umuntu yakoze videwo hari n'abakora videwo bambaye n'ikariso ariko se kuriya yakoze videwo yambaye ikariso n'ibyo akora birahuye benshi niyo mpamvu bakunda kuvuga ngo ugiye kuba ikirara wenda ugiye kuzajya wambara ibipantaro bya zino deshiri urumva niba ubonye wambaye ipantaro yacitse wadeshiye wenda wariciye igeze hano mu mavi bahita bati ikirara kiratambutse niyo mpamvu rero abantu benshi bakunda bati ubaye ikirara ubaye indaya ariko ntabwo abanyamuziki bose ari indaya ubu ibintu dukora nk'ubu ngubu hari ruke y'abahanzi nshobora kuba ndi hanze ukabona wenda umuntu yambaye nk'izo deshire cyangwa yambaye mu bundi buryo budasanzwe ariko wagera mu rugo ugasanga ntabwo ariko wa muntu ameze ugasanga ahubwo ni wa muntu umva ni mutima w'urugo ahubwo wa wundi utanakeka ko ari wa wundi ubona kuri televiziyo cyangwa kuri videwo yambaye mucikopa umubona yambaye mucikopa yaba ari mu rugo akaba ari wa mumama wambaye wanikwije
uri mu rugo umeze neza witonda, mu gihe abandi bo bamubona muri ya sura y'uburaya. Ntago uko abahanzi bagaragara hariya, ntago uko bagaragara mu ngo ntago ariko mu rugo biba bitandukanye no mu buzima busanzwe. So no kuvuga ngo rero ubwo abantu barekeraho gucira imanza abantu, niba ubonye umuntu ari kugana muri kariyeri ya muzika, umuhinzi ratambuke rwose ahubwo umushyigikire. Hari aba yaje gutwika, nicyo navuga ngo hano twaje gutwika, ariko uyu uri mu buzima busanzwe. None si umuhanzi nawe uri mu rugo azabura gukoropa mu nzu, inzu niba yanduye azayikoropa, azateka, azakora, azita ku bana, umwana azaba yanduye se abure kumwuhagira. Ariko naza ku rubyiniro agomba kuza ari wa muntu utandukanye kandi unagaragara neza imbere y'abantu. Ni nk'uko nyine n'umuntu wese avuga ati niba ngiye ahantu heza ngomba koga neza, nkambara neza. None Konsole, abandi bahanzi cyangwa se n'abacuranzi iyo bakigana muri uyu mwuga bahindura amazina, wowe kuki utahinduye izina? Ntago byigeze binzamo. Nashatse ubundi izina ryanjye ngenda arikunda cyane, ndarikunda ku buryo numvaga ko rigomba no kumenywa. Konsole numva ko ari izina rigomba kumenywa kandi ni izina ryiza, wenda ngo ndita ngo Koko ko cyangwa cyane, ntago byigeze binzamo kubera ko numvaga ko umuntu wari uzi Konsole koko hatazagira n'uzashidikanya avuga ati niko uyu se ni runaka, cyangwa se wenda ko twumva ngo ni Koko, ni Koko wahehe. Niba wenda ambonye agomba kumenya ko ari Konsole n'ubundi koko uri gukora umuziki. Niyo mpamvu ntarihinduye. Ngaho rero ongera udukorere rero ku murya wa gitari, ubundi rwose abadukurikiye banumve, niba hari uwatangiriye ikiganiro hagati yumva uyu murya mu by'ukuri. Nushaka udukubitiremo akaririmbo gashyushye nta kibazo. Yewe ibyo ni ibisanzwe ku banyamuziki. Wowe ni imvune z'ubuhanzi. Ni Kapo? Ntacyo nushaka kuyikureho. Ubwo rero abantu bakurikiye iki kiganiro barabona ko Kapo yawe irahangirikiye kandi arimo ushaka gushimisha. Ubwo rero bagomba kukugurira iyindi. Bagura indi rwose. ziratashye abiriwiyo bari nyakura abimuhira barihanagura icyuya mu gahanga dore umunsi uragiye icyuya mu gahanga umunsi urashize cyanye inyenyeri nazo ziraje ikamba ryazo rirazisa rirasabagira ku ijuru ry'iwanyu mu kirere cy'iwacu niko kabyino ngaho se jya mu
nzu dore imbeho ni yose genda ufata agapira ukinde mu gatuza nkundira ngukunde nzabone icyo nkubwira kizagukura amahwa mu nda ibimbuza ni byinshi sinshoboye kuza wowe umanuke dore ukwezi kuraka uze muganirire uragenda wishimye nanjye kandi ubwanjye ndabaciza agahinda gukura amahwa mu nda ibimbuza ni byinshi sinshoboye kuza wowe umanuke dore ukwezi kuraka uze nkuganirire uragenda wishimye nanjye kandi ubwanjye ndabaciza agahinda kizagukura amahwa mu nda ibimbuza ni byinshi sinshoboye kuza wowe umanuke dore ukwezi kuraka uze nkuganirire uragenda wishimye nanjye kandi ubwanjye ndabaciza agahinda ubishaka nanjye nige gutamba unambira ubishaka nanjye nige gutamba Epifane Hanyurwa Imana mu Bufaransa ndamusuhuje cyane ni umukunzi wa Karahanyuze cyane ni umukunzi wa Karahanyuze cyane ku buryo mu gihe kitarambiranye nawe tuzamutumira mu biganiro byacu kugira ngo abashe kutubwira ku mateka y'abahanzi ba kera kuko nawe numvise abizi cyane niyo mpamvu rero abantu nabashishikariza gusura channel ye yitwa Epifane Hanyurwa Imfura kugira ngo baryoherwe n'indirimbo cishaho n'abandi rero bakunzi bacu mwese turabasuhuje ntago tuba twabibagiwe Ngarambe muri Amerika ndagusuhuje cyane ndetse n'abandi bose rwose Bunani muri Swede nawe turagusuhuje Konsole iyi ndirimbo ubundi yagutwaye igihe kingana iki kugira ngo uyimenye kubera ko ukuntu uyicuranga mu mwimerere wayo yagutwaye igihe kingana iki kugira ngo uyige ntago ari kinini ntago ari kinini Karahanyuze buriya ni ikintu niyumvishemo cyane ntago ari kinini cyane ni nk'iminsi nk'ibiri ukaba urangije kuyicuranga ubu umuntu ukoze kuri gitari bwa mbere ashobora guhita yinyuramo iminsi ibiri kabirarangiye oya gitari biterwa na experience umuntu aba afiteho ariko buriya mu muziki habamo gutwi kuyumva ukumva iyo njyana ubundi ugahita ushaka ibyo bari gucuranga ukabikora so rero reka tugane ku musozo ariko ndagushimiye cyane ndagushimiye rwose
kubwo kwitabira ikiganiro cyacu. Murakoze cyane. Ubu se wahava nta kintu ubwiye abakobwa bakunda gitari nkawe koko? Nababwira bagire courage rwose, kubera ko umuziki ni mwiza kandi ntawuhejwe. Buri wese agomba ikintu cyose ntawuhejwe n'umuntu kugerageza, kandi buryo ukunze ikintu ukagishyiramo n'imbaraga urabishobora. Gushaka ni ugushobora. Umuntu ukeneye kukuvugisha cyangwa se akeneye kugutumira mu birori bye yakubona ate? Yakubona hehe? Nimero yawe yayibona ate? Wabisangiza abantu kugira ngo uzagukenera rwose uzamucurangire noneho live. Okay, nimero yanjye reka nyibahe ni 097 48 954. Wayisubiramo? 097 48 954. Ariko kenshi tuza turi abantu babiri. Iyo nshaka kenshi tuza turi abantu babiri, ariko tukabasusurutsa. Okay, turagushimiye cyane, ugire umunsi mwiza. Namwe murakoze cyane. Okay.